umwitabisha umutima uti mwami nyakira uhamagawe na Yesu ni wowe ubwo ashaka umwitabisha umutima uti mwami nyakira ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu abaguye bari hafi n'abazimiye nabo umurimo uradutota dufite umwete muke n'uburi intege umusange uti mwamumfasha ubu umurimo uradutota ufite umwete muke n'uburi intege umusange uti mwamumfasha ubu nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujye ubwira abandi bose ibyo we aravuga ngo nubwo waba warasayishije icyondo kikava ku birenge kikagera ku mutwe naho waba ugeze kure hehe haleluya nzanywe no kugushaka nzanywe no kongera kuguhamagara nzanywe no kongera kugira ngo wongere wumve ijwi ryanjye nzanywe no kongera ngo wongere urote nzanywe no kongera wongere ubwirize nicyo kimanuye Yesu azanywe no kongera kugushaka haleluya haleluya Yesu azanywe no kongera gutarura intama ze azanywe no kongera kubyutsa abantu baryamye abantu basinziriye Yesu azanywe no kongera kubabyutsa bagakanguka bakareba kubera ko tugeze mu gihe cyo kubona tugeze mu gihe cyo kumva kunyura mu bantu be abashaka ngo yongere agire gute agendane nabo ngo naho yaba ageze kure he wowe uduteze amatwi wowe utwumva naho waba ugeze kure he uricira urubanza ngo Imana yaraguciye abantu nibo baguciye ntago Imana ariyo yagize gute yaguciye naho waba ugeze kure hehe kingura umutima wawe wumva ijwi ry'Imana riguhamagarana urukundo riguhamagarana imbabazi riguhamagarana kugwa neza ongera ugarure umutima wawe werekeze ku Mana aho ugeze hose hindukiza umutima wawe abantu bakuvuga bakaguseka abantu bakuvugira mu rwongorero ko waguye abantu bavuga ngo waratwisura byara abantu bavuga ngo wafatiwe mu byaha bikomeye ariko nta cyaha na kimwe uyu mwanya Yesu atiteguye kubabarira niwumvira irijwi riguhamagara niwumvira riguhendahenda rikubwira ngo garuka ndacyagutegeye amaboko ndacyagufitiye imbabazi ugaca bugufi ukihana ijwi ry'Imana riravugana nawe ngo nta cyaha na kimwe utari bubabarirwe ukongera ukinjizwa mu mukumbi wa Kristo haleluya ukongera ukinjizwa mu buririmbyi ukongera ukinjizwa impano zawe zanduye akazihumanura ukongera ugahanura ivuga butumwa ryawe wambuwe mikoro wambuwe ukongera ukayisubizwa ukongera ukavugira iki Imana naho waba ugeze kure he Yesu agiye gushaka iki intama ye ubu twese uko turi hano uramutse ufite amatungo ugasanga mu matungo woroye harimo imwe yabuze urahangayika niki gituma uhangayika rero nuko rya tungo ubuze wari wararibariye inyungu n'ubushobozi buzarivaho wumva uhombye ndetse ukanababara ukavuga uti ngiye kuyishaka
ugatangira ukanyura mu baturanyi, ugatangira ukagenda ubaririza, ubaza ati nta tungo mwambonera isa gutya ryanyuze aha, ukagenda ubaririza mu bo muturanye. Yesu nawe rero ageza kubaririza ubwoko bwe, ageza mu butayu akabaririza, ajya anyura mu mihanda akabaririza ubwoko bwe, aho buherereye aho bwanyuze ajya bukurikirana. Haleluya! Niyo mpamvu ashyira ivugabutumwa mu mihanda, irindi akarishyira mu masoko, irindi akarishyira kuri radiyo, irindi akarishyira kuri YouTube. Ahantu hose ijwi rye rya Yesu ririmo rikurikirana intama ye. Utumvira mu muhanda arumvira mu isoko, utumvira mu isoko naza kuri YouTube ari bwumve, utari buze hano afite ahandi ari bubashe kumvira hehe iri jwi rimuhamagara. Haleluya! Rero niba ubasha gukurikirana ibyawe by'agaciro, mubwire ngo na Yesu arimo gukurikirana umuntu we w'agaciro yameneye amaraso, umuntu yatanzeho ibiguzi akamena amaraso ye ku bwacu. Yesu akomeje kudukurikirana, akomeje kudukurikira, akomeje kudushakisha, akomeje kutugenzura, akomeje kureba aho duherereye, akomeje gushyira jomeri ku maso, akomeje gushakisha icyerekezo umuhanuzi runaka yaburiyemo, akomeje gushakisha icyerekezo umuvugabutumwa runaka yaburiyemo, arimo gushakisha icyerekezo umupasiteri runaka yaburiyemo. Yesu jomeri ze ziri gukora kandi azishyize ku maso cyane. Haleluya! Arimo kugenda yitunga mu bantu, ashakisha intama ye yazimiye. Erega warabwirije binezeza ijuru, wasengeye abantu binezeza ijuru, wasuye abarwayi binezeza ijuru, erega wambitse abakene binezeza ijuru, hari abo wagaburiye binezeza Imana. Amasengesho wasengaga yajyaga yumvikana mu bwami bw'Imana. Ubu ijuru riragukumbuye. Haleluya! Ijuru riragukumbuye wa mukobwa we, ijuru rikumbuye amasengesho yawe. Wa mumama w'ijuru rikumbuye amasengesho yawe. Muvuga butumwa ijuru riragukumbuye. Haleluya! Ndi hano mbabwira ngo ijuru rigize gute, rirabakumbuye, rikumbuye ya masengesho yanyu ya saa 9, rikumbuye niba turayanyu ya mu gitondo, rikumbuye, rirabakumbuye. Niyo mpamvu ririmo kubashakisha. Ijuru ririmo kugushakisha kubera ko rigukumbuye. Rikumbuye ya makorasi wajya gutera, rikumbuye za ndirimbo wajya gutera. Ijuru riragukumbuye, ijuru riragukumbuye. Naho waba ugeze kure hehe, ijuru riragukumbuye. Garukira Imana kubera ko Yesu aragukumbuye. Yongeye kukwibuka, yongeye kugutekerezaho, yongeye kukwibuka. Niyo mpamvu azanye ijwi rirangira, azanye ijwi rirangira hano kuri Solange TV ngo wumve ijwi ry'uwo mungeri riguhamagara rikubwira ngo garuka hehe mu rwuri. Imana itugirire neza. Navuga ngo mu bacunguwe nta wamenya imigezi yambutse no kuzerera mu mwijima ashaka iyo ntama ye. Nta wamenya imigezi yambutse hagenda mu bicuku by'ijoro, hakomanga yewe runaka ashaka iyo ntama yiwe, ngashaka iyo ntama ye. Ngo yumva intama ihondobereye, asanga ivunitse yenda kugira gute, yenda gupfa. Abantu b'Imana bararushye, abantu b'Imana barababaye, abantu b'Imana barakakaye, baravunitse, bafite imvune zo mu mitima. Benshi bafite ibikomere, abandi bafite agahinda, abandi bafite umubabaro w'igihe kirekire. Ariko mbabwire ngo Yesu izo mvune zanyu yarazibonye. Atitaye ku mvune n'igihe uyimaranye, n'igihe uyigendanye, n'igihe wayigiriye, araguhamagara ngo ongera ugaruke. Niwe ufite umuti wo kunga ubavunitse akongera akaba muzima. Niwe ufite umuti wamara ibikomere, umutima wawe ukongera ugatuza, ukongera ukagira ibyishimo wabuze, ukongera ukagira umunezero, ukongera ukagira amahoro y'iki yo mu mutima. Ngo nubwo arimo ashaka izi ntama zaravunitse, zaravunitse kubera ko zasimbutse imikingo, zinyura ahatanyurwa amahoro azica, zirababaye, zarakomeretse. Izi ntama nubwo Yesu arimo zitarura, ariko zirakomeretse, zirakomeretse mu mwuka, zirakomeretse, zarangiritse. Ariko Yesu atitaye ku gikomere ufite, atitaye ku gihe kimaranye. Haleluya! Niwe wenyine womora ibyo bikomere. Nta mazi azagikuraho icyo gikomere, nta muganga uzagipfuka ngo gipfukike.
ariko Yesu wariteguye kukunga kubera ko wavunitse ukongera amaguru yawe agakomera, kukunga ukongera ukema, ukavugira Imana uhagaze utadandabirana, ukavugira Imana uhagaze udatitira, udategwa. Yesu yiteguye kongera kukunga ugahagarara udatitira, udacumbagira. Impamvu umuntu acumbagira nuko hari imicumbagiza. Ushobora gucumbagira nturirimbe neza, ushobora gucumbagira wasambanye, ushobora gucumbagira wagiye mu kabari gusinda, ushobora gucumbagira wakoze ibyaha byangwa n'amaso y'Uwiteka byangiza ubugingo. Ijuru ryakureba rikabona waravunitse, hari ingingo urimo kubura, hari icyo watakaje cyatumye uba gutyo. Rero Yesu ari hano, Imana ishimwe, ari hano aguhamagara ngo wumve ijwi rye umwitabe. Gatanu aravuga ngo umva ngira ijwi rigira gute, rirangira ry'uwo mungeri mwiza. Ntago ari ijwi rya Imani, ntago ari ijwi rya Elisa, ntago ari ijwi rya Keve, ngo nijwi ririmo kurangira ry'uwo mungeri mwiza. Ahabera mwiza nuko atitura nk'abantu, ahorana imbabazi. Ni umungeri mwiza, ni umungeri uragira ntaragirira ibihembo. Haleluya. Ni umungeri uragira izavunitse ntazihata ibiboko, ahubwo akaziterura, akaziguyaguya, akazishyira ku bitugu, akaziheka mpaka zigejejeyo amahoro. Ni umungeri mwiza. Hereza Yesu icyubahiro. Ni umungeri mwiza, arakarama. Ni umungeri mwiza, nashimwe kubera ko ari umungeri mwiza. Uzirikana intama ze, akamenya ngo hari yavuyemo, akamenya ngo uyu munsi sinayibonye, agashishikazwa no kujya kureba aho yagiye, akayikurikirana mpaka agize gute, ayigaruye mu mwanya wayo. Ngijwi ry'uwo mungeri mwiza ati mbonye iyo nazimije. Imana ishimwe ko Yesu hari intama agiye kongera kubona. Ati mbonye iyo nazimije, ngo nimunezerwe mwese, nuko abamarayika bo mu ijuru bavuze umuntu bagize gute, banezerewe. Turi hano kugira ngo imitima y'abantu yagiye igaruke. Haleluya. Wowe utwumvishe waraguye mu cyaha cy'ubusambanyi, waraguye mu cyaha cyo kwikinisha, waragiye mu cyaha ukanywa inzoga, warivurugusa uriyangiza, wikura ku Mana uyoboka inzira y'abisi, usa n'abandi, ariko umva ijwi rirangira ry'uwo mungeri mwiza uko rivuganye nawe, ngo ririshimye kubera yuko ribonye uwo ryari ryarabuze. Haleluya. Ntago ijuru ryaje hano ngo rize kuducira imanza, rize kuca iteka, ahubwo Imana iri gukomanga ku mutima wanjye, iri gukomanga ku mutima wawe ngo wumve ijwi ry'Imana, wongere ugaruke aho waguye, ubyutswe naryo ryongere kuguhagarika, weme ugire gute, ukomere. Waba waraguye uri umushumba, waba waraguye uri umuvugabutumwa, wari umunyamasengesho usenga bifatika, ariko Satani arakurasa uragwa. Wari umuririmbyi, Satani arakurasa uragwa ubivamo. Wari umuhanuzi, Satani arakurasa uragwa ubivamo. Ufite imvune, ufite igikomere, urimo kuzerera, urenda gupfa, urenda kwicwa n'ibyaha, ariko Yesu umvira ijwi rye ririmo kurangira. Kuri uyu wa gatanu muri aya masengesho umva ijwi rirangira riguhamagara. Yewe runaka uri he, garukira Imana ikugirire neza, garukira Imana igutabare, garukira Imana wongere uyikorere. Umurimo wataye wongere uwusubiremo, wongere ukorere Imana ufite imbaraga, wongere ukorere Imana ikwishimira. Garura umutima wawe. Hari abantu bajya batava mu nsengero, ukababona mu masengero, mu materaniro bayarimo, muri korari baracyazirimo, umurimo w'Imana baracyawurimo, ariko Imana yabareba ikabona imitima yabo yasohotse kera. Rero iyi mitima yagiye ariko ikaguma mu materaniro, Yesu nawe arimo kuyihamagara. Hari abaguye mu buryo bw'umubiri bagenda wese baragenda, hari n'abaguye mu buryo bwo mu mutima, mu buryo bw'umwuka basigara mu rusengero, ariko imitima yabo yaragiye. Iyo mitima Yesu arayihamagara, ongera ugaruke. Wahuye n'igikomere muri korari, umutima wawe uragenda. Wahuye n'igikomere mu murimo ukora, umutima wawe uragenda. Uterana ngo bakurebe ko waje, uterana ngo perezida wa korari amenya yuko witabiriye, ariko umutima wawe ntago uba ku Mana, ntago umutima wawe uri mu nzu y'Imana, uyiramye uyihimbaza bivuye he, mu mutima. Mutima wawe warasohotse, ariko umva ijwi rirangira riguhamagara, rikubwira ngo ongera ugaruke. Yesu aragukunda, ongera ugaruke. Aho waba ugeze hose ukora ibyaha bimeze bite, uyu munsi uvuge ngo ijuru
ririmo kumpamagara. Haleluya. Kandi niwumva ijwi rye ntunangire umutima, upfuka amahuri, wihane, wature, bwira Imana ko wabaye umunyantege nkeya, ugatsindwa, ukagendera mu ngeso mbi, ariko uyibwire ngo noneho ndaguhindukiriye, nkimara kumva ijwi ryawe ndagarutse, wongere unsubize mu ntama zawe. Haleluya. Rero Imana yo mu ijuru itugirire neza, kandi Data wa twese ahabwe icyubahiro. Abantu aho baherereye bose bace bugufi mu mitima yabo, bature. Uwumva yaraguye yature, ashaka umuntu amufashe kwatura, kugira ngo uyu mutima, izi ntama Yesu ashaka ko zigaruka, zimugarukire. Satani yirukanye abantu mu murimo w'Imana, hakagira abantu benshi bakugirira ishyari, bakagira ngo ukinge, kandi abashaka kukinga nabakinguye iruhande rwawe nkuko nawe wahakinguye. Kavuga ati nubwo aje gukingurira iduka, ariko ntago tuzigera tumwemerera ko aricuruzamo. Bagashakisha uburyo cyuhomba mpaka ufunze abo bakahasigara. Niko Satani yabigenje. Satani yafunze ibibanza by'abakozi b'Imana, Imana yari yarabashyizeho ngo bayikorere, arabifunga, bibakuraho, arabirukana. Hasigara abakozi ba Satani, basigara mu kibuga, basigara ku bitanda, bacuruza inyanya z'ibimene, bacuruza dodo zaboze. Ariko turi hano ngo abazunguzayi bacike. Niba igihugu gica abazunguzayi kubera ko hari abashoramari bemeye gushora imigabane yabo, bakaba banayisorera, bahomba ibyabo kugira ngo bagire ibyo bunguka, undi ntazwi na leta ntasora, akaza agatereka imbere y'umuntu waranguye ibintu by'agaciro, kuko azi kadasora ikintu cyaguraga ibihumbi 100 akagishyira ku bihumbi 3, cyangwa akagishyira kuri 30, kuko nta musoro atanga. Ariko ufite aho yishyura wemewe nyirizina, nta waza kumugurira kandi areba ibya makeya. Niyo mpamvu igihugu gita kivuga ati abazunguzayi mubakureho, kugira ngo abacuruzi bemewe bacuruza ibintu byapimwe, bacuruza ibintu byujuje ubuziranenge, babona babagurira. Imana idukurira abazunguzayi muri iki kibuga mu izina rya Yesu. Idukurira abazunguzayi muri iki kibuga Jose, kubera ko iki kibuga cyajemo abantu bitwa abazunguzayi, baza kuzunguza ijambo ry'Imana, baza kuzunguza ubuhanuzi, babucuruza iyo ababyari n'iby'ukuri. Hanyuma abantu b'Imana bazima bashyirwaho amadosiye y'ibirego batagira, batazi, bahimbirwa ibinyoma, baragambanirwa, barabeshyerwa, umva bagenda bisanga ahantu batagifite imbaraga zibegura, birangira bamwe basohotse bagiye. Ariko turi hano ngo Imana yongere kwegura ihema ryayo ryaguye. Haleluya. Njyewe amaboko yanjye ntiyaryegura, ariko hamwe no gusenga Imana, amaboko y'Imana aregura ihema, arongera yegura ihema ry'abakozi b'Imana bazima, bongere beguke, baze bavugira Imana. Cyubahiro cy'Imana cyongere kugira gute, cyongere kuboneka, cyongere kugaragara. Rero Imana iducira agasuzuguro k'abazunguzayi bo mu mwuka, pana bo mu mubiri, mu mwuka, kubera ko mu mwuka abazunguzayi baraje. Umuzunguzayi afata amaronji yaboze akayahekeranya ku buryo uyu yareba mu ishashi ubugira ngo ni mazima, ariko uyu yaguze ukurikiye ubwinshi afite, uyareba inyuma yayo ukajya ubona ni meza, ariko iyo yagejeje mu rugo ugiye kuyatunganya ngo ugire uyakoresha icyatumye uyagura, usanga ari ibibore. Ubu abantu benshi bari kugura ivugabutumwa riboze kubera housing y'inyuma barimo bareba, kubera iby'inyuma barimo bareba bishashagirana, bakagira ngo ni bizima, ariko byaraboze. Ubwinshi bwabyo ni ibibore, nyamara ufite ironji rimwe rizima nta urigura. Nubwo uguze ikarito y'amaronji uyareba inyuma ukabona ni meza, ukayagura udahenzwe ngo ni menshi, nugera mu rugo nta na rimwe uri buryo urayamena. Byaruta ukagura ironji rimwe rizima ukarirya ukavuga ngo ndi ironji rizima.
rero abantu benshi bapakiriwe ibintu bidafite umumaro, abantu benshi bapfunyikiwe ibintu bidafite umumaro muzajugunya, bitazagira icyo bibungura, bitazagira aho bibavana n'aho bibageza. Ariko mbagira inama, mbabwire ngo amaso yanyu nahumuke, amatwi yanyu nazibuke, ibyo mureba bishashagirana biyagirana imbere yanyu, mbabwire ngo ni amaronji aboze, ni ibimene by'inyanya, mu kanya gato biratuma ubuzizi, kandi ejo ntuzaba ukiziriye kubera ko zizaba zamaze kwangirika. Muze kwa Yesu mufate ibizima, mwakira ibizima biracyahari, murobanure muvangure, mumenye ibyo mwakira ni ibiki, mumenye ibyo mubwirwa ni ibiki, mumenye ibyo muhabwa ni ibiki. Wowe wakira urakira ibiki, wowe utanga uri gutanga ibiki. Abakozi nyabakozi, haleluya, abavuga butumwa nyabavuga butumwa, bagira ijambo, bagira agaciro, bongere bazamura icyubahiro cy'Imana, bafite mikoro nzima itarimo umugesi, mikoro nzima irangurura nkuko Yesu arangurura abwira amatwi y'abenshi abashe kumva. Haleluya, amen. Rero nidusenga tugasengera mu kuri no mu mwuka, nziko Imana izadushyigikira. Haleluya, nidusengera mu kuri no mu mwuka, ndababwiza ukuri ko Imana izadushyigikira. Nta mpamvu yo kugira ngo abavuga butumwa bazima basohoka abarangi basigare mu kibuga, abarangi basigare mu kibuga bafite views, Imana ibure views, Satana zigire, ntago byakunda. Wacu yaravuze ngo ijuru ntirikabura icyubahiro tukiriho. Haleluya, ijuru ntirikabura icyubahiro ugihari, ryarakugaburiye mama, ryarakwambitse, ryaragukuye mu bukode ukaba utuye mu nzu yawe, ryarakugiriye neza abana bawe bakiga bagasoza amashuri, ryaragukijije indwara zikomeye. Shitani ye kugira views ngo ijuru rizibure, Satani ye guhombya umushinga w'Imana ngo turyame dusinzire, twihindukize dusinzire, ngo ntibigire icyo bitubwira. Ukwiye kongera gutekereza neza. Uraryamye ariko ndi hano ngo dukanguke, kanguka, byuka. Haleluya, egura intwaro yawe, nanjye negura intwaro yanjye, ijuru rimanukire kudutabara, ijuru rimanukire kuturengera, ubutsinzi bw'Imana bwongere bugaragare. Haleluya, ubutsinzi bw'Imana bwongere bugaragare. Kuki Satana kwirukana mu kibuga ukagenda? Hoya hatana. Haleluya, bakuvuga uhatane, bakurwanya uhatane. Niba ijuru ritaraguciye umuntu aguca nkande. Tera intambwe ujya imbere, witera intambwe ujya inyuma. Ujyanwayo n'amagambo bakuvuga, wijya inyuma kubera igisebo kikuriho, ahubwo tera intambwe ujya imbere. Umusirikare ku rugamba iyo asubiye inyuma aba afite gupfa, wisubira inyuma. Umusirikare uri ku rugamba iyo ateye intambwe asubira inyuma baramurasa, ariko iyo akomeje akajya imbere kavuga ngo nubwo imbere ari mu masasu, nubwo imbere ari mu bibazo, ndakomeza n'insinda, nzagarukana irindi zina. Haleluya, nzagarukana irindi zina, nzagaruka nongerwa amapeti, nzagaruka mfite akandi gaciro ntari mfite uyu munsi. Witera intambwe usubira inyuma, tera intambwe ujya imbere, jya imbere ijuru rigushyigikire. Haleluya. Rero twebwe tuje hano ntago tuje kwimenyekanisha, Yesu uri muri twe yamamare. Haleluya, Yesu watugiriye neza yamamare, Yesu wadutabaye yamamare. Haleluya, turashaka ko views z'ijuru zongera zikazamuka, ijuru ryongera kugira views. Haleluya, ijuru rigira views kubwawe kubwanjye, turi following. Haleluya, buriya umuntu agira views kuko afite abantu benshi bamuhindukiriye bagakunda ibikorwa bye. Dukwiriye gukundisha abantu Imana. Haleluya, hari abantu Imana yavuyemo ariko bakwiye kongera kuyikunda kubwanjye kubwawe, bakwiye kongera kuyikunda. Haleluya, dukwiye kongera gutuma ijuru ryongera kubona abantu,
bakava kwa Satani wigaruriye imitima ya benshi. Iyo migambi ye yo guca mu nzira ijya nacyamurekesha iyo migambi ye yo guca mu nzira ntabwo azacogozwa n'incamu abazimubwira nibo bazi abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru. Abanzi be bose nibamugarura mu nzira y'isemo ijya mu ijuru. Mwamujya undindisha umwuka wawe umwitabisha umutima uti mwami nyakira uhamagawe na Yesu ni wowe ubwo ashaka umwitabisha umutima uti mwami nyakira ntuzahere kure cyane kwamamaza ibya Yesu abaguye bari hafi n'abazimiye nabo umurimo uradutota dufite umwete muke n'uburi intege umusange uti mwamumfasha ubu umurimo uradutota ufite umwete muke n'uburi intege umusange uti mwamumfasha ubu nubwo utazi gushyomoka kuko utari umuhanga hamya gusa ko wamenye ko Yesu ababarira ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye nukumwinginga gufashe uti mwami nyigisha ujye ubwira abandi bose ibyo yagukoreye n'ubunkinginga gufashe uti mwami hataboneka muri twe uvuga kwananiwe udushoboza ni Yesu gukunda ibyiza byose dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire dukora iyo mirimo ye n'urukundo n'umwete mazishize tuzavuge tuti mwamutwakire. Mana nziza, Mana y'ukuri kandi Mana y'urukundo,
Imana igira neza bugacya bukira. Turagushimiye Jehova, turagushimiye Adonai, turagushimiye byiringiro bizima, turagushimiye kuri Imana igira neza, turagushimiye kuri Imana itabara. Umuririmbyi aravuze ngo umurimo uradutota kandi dufite intege nkeya, ariko turasenze turi muri uyu mwanya nubwo dufite intege nkeya, kugira ngo Mana utwongerere imbaraga, utwongerere ubushobozi bwo kubasha gukorera uyu murimo wawe mu izina rya Yesu Kristo. Kubera ko umuririmbyi aravuze ngo Yesu araduhamagara. Urimo guhamagara abagabo, urimo guhamagara abasore, urimo guhamagara abakobwa, urimo guhamagara mwami itorero, urimo guhamagara abari kure no hafi kugira ngo baze bagukorere. Niyo mpamvu natwe turi imbere yawe rero tugusabye imbaraga mwami. Ijambo ryawe riramaze gutambuka, hari icyo rivuganye natwe, imitima yacu irungutse, twongeye gusubizwamo intege mu bugingo. Kubera ko iyi mpumyi mwami icyo yaje ishaka kuri Yesu yakigezeho kandi irakibona, iracyakira kubera umuhate, kubera ishyaka. Natwe umuririmbyi aravuze ngo he kugira umuntu muri twe uvuga yuko ananiwe, nubwo hari abari kuvuga ko bananiwe, nubwo hari abari kuvuga ko babivuyemo, nubwo hari abari kuvuga ko ibintu nta kigenda, ariko uravuze ngo he kugira umuntu uvuga yuko ananiwe. Twongerera imbaraga rero, twongerera ibihe byo gusenga mu izina rya Yesu. Niwongere utugarukeho, amaso yacu yahumure, amatwi yacu yazibure, indimi zacu zigobotore mu izina rya Yesu. Ibiragi mu buryo bw'umwuka nibivuge, ibipfa amatwi mu buryo bw'umwuka nibyumve, impumyi mu buryo bw'umwuka nizirebe, ibirema mu buryo bw'umwuka nibihaguruke mu izina rya Yesu Kristo. Erega ibiremaza abantu ni byinshi, natwe turasenze turi kuri iki gicaniro. Uwiteka ngo wongere kutugenderera kandi wongere kuduha imbaraga nk'uko iyi mpumyi itarebaga. Mana, iyo umuntu atareba ntamenye ikimunyuza imbere, iyo umuntu atareba ntamenye icyo yakiriye, ariko iyo umuntu areba abasha guhishurirwa, abasha kumenya umuhagaze imbere uwo ari we, ntawe umwiyoberanyaho. Ariko kuko tweba muri iyi minsi ya nyuma amaso yacu yabaye impumyi, nta kireba, byose tupfa kwakira, byose tupfa kumva. Ariko turi muri iri teraniro turaguhendahenze, turakwinginze nk'amaso yacu yakoreho, amaso yacu yahumure. Dukeneye guhumuka, abadukurikiye bari hirya no hino amaso yabo yahumure. Hari abantu inzozi zabo zagiye, hari abantu amaso y'umwuka bayariganyijwe. Ejo bundi wanyeretse telefone z'abantu benshi zirimo gutakara mu cyobo cyuzuye amazi y'ibiziba, kandi uyikurikiranye ngo ayishake ntiyongere kuyibona. Birashoboka ko hari abantu bambuwe ijwi ryawe, birashoboka ko hari abantu bibwe, bakibwa ikirere cy'umwuka kigakurwa ku buzima bwabo, amahishurirwa akaba atakiboneka, inzozi zikaba zitagihari, amaso yabo yarahumye. Ndasenze ngo aya maso yongera arebe mu izina rya Yesu. Inzozi z'abizera Satani yasahuye, Mana zongere zigaruke. Fungura ikirere cy'umwuka Mana ku bahanuzi, Mana ku banyempano, fungura ikirere cy'umwuka mu izina rya Yesu. Inzozi z'abanyamasengesho zongere kuza, kubera ko hari abantu bajya bibwa mu buryo bw'umwuka bagasahurwa, amayerekwa yabo akagenda, ahazaza habo bakahibwa. Ariko turi muri iri teraniro tukimara kumva imbaraga n'ububasha biri muri Kristo ko bibasha guhumura impumyi, natwe dusenze mu kwizera twaturanga abahumya nibahumuke, abahumya nibahumuke, abahumya nibahumuke, abahumya nibahumuke, abahumya nibahumuke, impumyi nizihumuke, impumyi nizihumuke. Abatakaje ijwi ry'Imana niryongera rigaruke mu izina rya Yesu. Ijwi ry'Imana rigaruke, ijwi ry'Imana ryongera rigaruke, rigaruke mu bahanuzi, rigaruke mu itorero. Amaso y'umwuka Satani yamenye yongera arebe mwami. Igihe kimwe ngo umugabo umwe bitaga Nahashi ngo yigeze asuzugura Abisiraheli, arababwira ngo kugira nongere kugirana ubusabane namwe, kugira ngo niyunge namwe, nuko ndi bubanogoremo amaso yanyu y'iburyo. Ngo Abisiraheli bakagirwaho n'igitutsi. Ngo ariko uwitwa Sawuli amaze kubyumva, ngo ateranye ingabo za gisirikare, ateranye urugamba, aravuga ati ejo umuntu utazatabarana nanjye azatemagurwe, urugo rwe ruzahinduka icyavu. Yanga ku bwoko bw'Imana bugirwaho igitutsi. Natwe turi muri uyu mwanya twanze igitutsi ku murimo w'Imana, twanze igitutsi ku itorero, twanze igitutsi
igitutsi mwami, twanze igitutsi cyo kunogorwa amaso mu izina rya Yesu. Mana hagararira ivugabutumwa ribera amaso ritajyaho igitutsi mu izina rya Yesu. Ufungura amarembo umwanzi yafunze kandi usibura inzira umwanzi yasibye mu izina rya Yesu. Zongere kuba nyabagendwa kugira ngo zongere kugendererwamo na benshi kandi abazisura biyongere, kubera ko dusenze mwami duhagaze mu kwizera duhawe n'ijambo ryawe. Imbaraga zahumuye impumyi Barutimayo zahumura n'abagabo, zahumura abasore, zahumura abakobwa, zahumura abagenda bahumirije, abagenda barandaswe, abatazi iyo bava n'iyo bajya. Abo ngabo izo mbaraga zabageraho bagahumuka bakongera kugendana nawe batayobywa, ahubwo bareba iyo bajya, bareba aho bakandagiye ikirenge, bareba amerekezo yaho bajya, batarindagizwa n'inyigisho z'ibinyoma, batarindagizwa n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, ahubwo bayobowe n'ijambo ryawe, kubera ko ijambo ryawe niko kuri kandi ijambo ryawe niryo buzima. Ngaho nirishinga imizi kandi mubaryumvishe imitima yabo irusheho gukomera, kandi dusengenya n'abanyamubiri uburyo bwo mu mwuka mwami. Duhagaze mu kirere cy'umwuka turasenze ngo abafite ikibazo cy'ubuhumyi mu buryo bwo mu mubiri Imana, hari abantu barwaye amaso mu izina rya Yesu. Satani yateje ubuhumyi ku bantu benshi, ubuhumyi bw'amaso mu buryo bwo mu mubiri. Abantu bari kwambara rinete ari benshi. Uyu mudayimoni wazanye iki cyorezo, icyorezo cy'amaso. Abana bato bambaye rinete, urubyiruko rwambaye rinete, abakuze bari bambaye rinete. Mana uyu mwuka mwami turawirukanye mu izina rya Yesu. Uyu mwuka w'amaso wateye dayimoni wazanye amaso ngo abantu bose bambare rinete, izi mbaraga tuzisubije kuzimu mu izina rya Yesu. Uyu mwuka turawirukanye tukuye ku maso y'abantu mu izina rya Yesu. Dayimoni wo kumenagura amaso Mana katuma abantu bambara rinete, izi mbaraga tuzitesheje agaciro. Reka izi mbaraga zikurweho kandi worohereza abantu mwami, worohereza abantu ubakiza amaso mu izina rya Yesu. Abo Satani yaragambiriye kuyateza tucyumvira ijambo turakumiriye mu izina rya Yesu. Tucyumva ubutumwa tubaheje mu izina rya Yesu. Migambi ya Satani ye guhama, migambi y'abadayimoni ye gusohora, nama zabo tuziburijemo, migambi yabo turayicyashye mu izina rya Yesu. Reka ijambo ryawe rigenda ribagereho kandi ribakize mu mwuka no mu mubiri, kuko tubisabye twize mu izina rya Yesu. Amen. Mana data wa twese, wowe uri mu ijuru mwami Mana, urashoboye urihagije, nawe uhanye nawe mu bumana bwawe. Uko warureye ejo n'uyu munsi ni kuri mwami. Turagushimiye, tugushimiye ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye kuri data wa twese, tugushimiye kuri Imana iri aha hantu, tugushimiye yuko uri mu ruhande rwacu. Turagushimiye, turasenze Uwiteka Nyiringabo kugira ngo urwane utsindirishirize abantu bawe. Turacyari imbere yawe, kandi imbere yawe mwami niho turi rwose. Twemerere mwami ukomeze ubane natwe, twemerere mwami ukomeze udushyigikire, twemerere mwami